Ubundi abantu muri ino minsi ujya kubona ukabona umuntu araryamye arapfuye kandi ejo mwari mumeze neza muri kumwe ari muzima. Ejo ukumva umuntu arimo kukubwira ngo ndarwaye cyangwa niriwe mu bintu ariko ndumva umutwe umeze nabi, ndumva ameze nabi. Ejo ugasanga umuntu cyangwa mwe muri kumwe aka kanya ukumva yitabye Imana. Ibyo rero akenshi biterwa n'agahinda gakabije cyangwa ibyo benshi bakunda kwita stress. Rero nibyo tugiye kunyuramo tukareba stress iterwa n'iki, ese wayirinda gute? Ubundi ishami rya Loni ryita ku buzima rishinzwe kwita ku gice cya Afurika, OMS Africa, rivuga ko abasaga miliyoni 100 muri Afurika barwaye indwara zikora ku buzima bwo mu mutwe nk'agahinda gakabije cyangwa benshi bakunda kwita stress. Miliyoni 66 bakaba ari abagore. Ni ukuvuga ngo ubundi ubwo 34 gasigaye miliyoni 34 zisigaye zikaba ari abagabo. Ubwiyongere bw'abarwayi bushingira ku kuba serivisi zo guhangana n'indwara zibangamira ubuzima bwo mu mutwe zikiri nke. Aha harimo nk'ubukene cyangwa imyumvire yo gutinya kwivuza no gufatwa nabi kw'abazirwaye. Nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kwirinda ubuzima bwo mu mutwe, gusa kenshi ntakabura imvano. Ibihe byose unyuramo bishobora kukujyana kure mu ntekerezo, bikaba byagutera indwara zibangamira ubuzima bwo mu mutwe zirimo n'umuhangayiko cyangwa benshi dukunda kwita stress. Inkuru nziza ni uko ufite ubushobozi bwo kuba wahindura izi ndwara cyangwa wazirwanya izi ndwara, ukaba wayibyaza umusaruro aho kwemerera ko ikugiraho ingaruka mbi. Ubundi stress ni indwara itoroshye nk'uko benshi bibeshya, ariko yagenzurwa neza ubuzima bugakomeza nta nkomyi. Uwayigize yiyumva nk'umuntu urimo kurohama mu mazi, umutima ugatera vuba, akiyumva nk'uwabuze hepfo na ruguru. Wakibaza ngo iyo myitwarire iza nyuma y'ibihe bitoroshye ucamo, igufasha gukemura ibibazo uri kunyuramo? Oya, ubushakashatsi bugaragaza ko stress ubwayo atari mbi, kuko ni ibihe bigomba kubaho mu buzima. Umushakashatsi muri kaminuza ya Stanford, Dr. Kelly McGonigal, yasanze abantu bafata stress nk'ikibazo kibakomereye, mu gihe we ayifata nk'inzira yo gukarishya ubwenge no kugera kuri byinshi. Intore ntiganya ishaka ibisubizo, kandi ibisubizo biza nyuma y'ibibazo. Burya abatuye isi benshi barababaye, ariko bose siko bagirwaho ingaruka mbi n'ibihe banyuramo. Ni ukuvuga ngo bose ntabwo ariko bahura ibyo bihe twese tugenda ducamo, ntabwo ariko bose tubinyuramo kimwe. Murabizi, guhangayika bikabije akenshi biterwa no kwiyumva nk'umunyantege nke, kugira ngo ubwoba bw'ibihe, umujinya w'ibiri kukubaho n'ibindi, gutinya igishobora kuba mu gihe kiri imbere, kuba utiteguye neza icyo ugiye gukora, gutinya ingaruka z'ibikorwa bitari byiza byawe n'ibindi. Ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora kugutera stress. Akenshi uko urushaho kubaho mu buzima bwa stress, gahoro gahoro ugenda wangiza ubuzima bwawe. Ibishobora no kuzarangira wishyize mu byago bikomeye, ukarwara indwara nka kanseri n'izindi zishobora gutizwa umurindi no kubaho mu buzima bwa stress. Noneho turebere hamwe mu byo wakora kugira ngo wirinde cyangwa uhangane n'iyi ndwara ya stress. Stress yibone nk'ikimenyetso kuko hari ibyo ugomba kwitaho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu badakangwa n'ibihe bikomeye bakomeza gutanga umusaruro mu mikorere yabo
bakamenya no guhangana n'ubwoba. Niba ibihe byagukomereye bikagutera stress mbere y'uko yiyongera, ni ngombwa kureba neza intandaro yayo. Kimwe mu byagufasha mu kubyaza umusaruro stress. Niba ukumenya ko ari ngombwa gukora ibyo ugomba gukora kugira ngo uyikire, niba watewe stress n'ikizamini cy'akazi ufite cyangwa ibindi bintu, uburyo bwiza bwo guhangana nayo ni ukwitegura neza, ugashyira ibintu ku murongo, ukaba wakoze ibishoboka byose byaguhesha amahirwe. Uku kwitegura neza ni ibintu biba byakugirira umumaro mu buzima bwawe, ari nabyo twavugaga ko ushobora gukoresha stress mu kwiteza imbere no gukora ibintu neza kurushaho. Iyo bitameze gutyo, stress irakuzonga. Icya kabiri, iga gutuza. Kwiha umutuzo, icyo nicyo cya mbere gikenerwa mu gukemura ibibazo. Uburyo bwiza wakoresha ni ukwinjiza umwuka mwinshi ukawusohora gahoro gahoro. Dr. Andrew Huberman yatangaje ko gutuza bigabanya stress byihuse, ibisubizo bikaboneka. Ni ingenzi kwibuka ko stress ishobora gutuma ukora ibintu neza kandi wihuse. Nk'urugero, iyo uri guhunga ikintu runaka gishobora kukugiraho ingaruka, gusa nanone ishobora gutuma ukora ibintu nabi nibyo wari usanzwe ufitiye ubushobozi bwo gukora neza bikagenda nabi. Niyo mpamvu ari byo kwishyira mu mutuzo, ari byo byiza kwishyira mu mutuzo. Gusa akenshi ibi bishoboka iyo witeguye neza, bigatuma wigirira icyizere. Turebe ikintu cya gatatu gishobora gutuma ukomeza guhangana na stress. Kora ibintu hakiri kare. Kimwe mu bikunze gutuma abantu bagira stress ni ugukora ibintu mu gihe gito kandi ari byinshi, cyangwa ugasanga umuntu ari gukora ibintu byinshi icyarimwe kandi byose byihutirwa. Ibyo ni ibintu bitera stress, kandi umuti kuri icyo kibazo ni ugukora ibintu hakiri kare ku buryo utazafatwa n'igihe cya nyuma ugasanga bikenewe vuba. Ibi bituma unabona umwanya wo gukosora bishobora gukosorwa, bityo ukarushaho kwizera akazi wakoze, stress ikaba nke. Dukomeze turebere hamwe icya kane. Hangana n'ibibazo ntubihunge. Hangana nawe. Hari umuntu usanga arimo guhangana n'utubazo, ugasanga arimo kuvuga ngo ibibazo birandembeje, ugasanga nyine yagize stress byamugenga. Gusa ariko hano guhangana n'ikibazo bituma urimo guhangana na stress. Biragoye guhangana n'ibibazo bigutera stress, ariko kubyirengagiza no kubihunga ntubikemure ibyo bibazo, ariko birabyongera bikongera na stress. Uburyo bwiza bwo guhangana n'ikibazo ni ukwemera ukinjira mu kibazo ufite, ugahangana nacyo udaciye ku ruhande. Ibi binakubakira icyizere, bityo mu bibazo uzahura nabyo mu bihe biri imbere ukaba ufite ubushobozi bwo kuhangana nabyo, yewe ukaba wanabitsinda ukabyitwaramo neza. Ngayo nguko rero stress dukomeze tuyirinde kugira ngo hato itazajya idutwara ubuzima cyangwa ikadutwarira abacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mukomeze mwirinde stress, ubundi mwibutsa gukanda subscribe ukakanda na like kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru nk'aya ngaya agufitiye akamaro. Mukomeze mugire ibihe byiza.